Jewe muri njyewe nkurikije Imana nkorera ni njyewe mu mutima gwanyu manzi ngo nkwiye kuyubaha nkayubahisha ahishe nahagaragara byinshi wongera kubigarura ahubwonko kubitekereza ariko wamaje gusinduka nk'ejo zakuvuyemo ariko ko bikose wasinze utanyoye aba yamucitse yagiye inzoga rero baziva ikindi muri n'umukobanye inzoga wazinyweye nizo nzoga nico kintu cya mbere kikwereka inzira yo kwimanukira kwa shitani ntabwo ubugitinya gutereta umukobwa ubu gitinya guca inyuma uwo mwashakanye. Hari akantu numvaga nshaka kubaza kamatsiko, iyo mukora ibintu nk'ibi bya sinema ntabwo abantu bababona nk'abapagani mu rusengero mujya gusenga cyangwa muba murangiye burundu? Ahura rero ibi bintu dukora byinshi urumva turagerageza tukaba balanced for all churches. Nyumva amatorero yose amadini gose tukagerageza kugasanisha kuko ntabwo twavuga ngo tugiye gukina filime ishingiye kugaragaza imyemerere n'imyizerere y'iri dini runaka. Yego, ni ngombwa ko hose ducanga cyane. Niyo mpamvu mu bijyanye no guhohotera kw'abana mu ngo, guta amashuri kw'abana, gutwara izo nda zitateganyijwe, guteza umutekano muke, biriya bintu byinshi dukina by'amatopiki atandukanye, ubu usanga ninkina filime natwaye inda cyangwa nateye umwana w'abantu tuje imyaka inda baramfunga baranjwigiza. Ko kujwigiza rero harimo ko mu myemerere y'idini runaka ni bya bindi batwigisha reka ibyaha. Sinutareka kiriya cya pasiteri kwigisha ngo kireke, amaherezo y'icyaha ni iki? Ni urupfu. Ahubwo numvishe mwebwe muri abavuga butumwa tukugendana gukina rero kenshi mfashe muzabona kenshi mfashe icupa ry'inzoga wemaze ko uri umusinzi. Aho niho sawa, ariko njyewe muri njyewe nkurikije Imana nkorera ni njyewe mu mutima gwanyu manzi ngo nkwiye kuyubaha nkayubahisha ahishe nahagaragara. Impamvu kenshi iriya cupa ishobora kuba arimo amazi ariko harifata ryitwa ko ari iry'inzoga kugira ndinywe n'indinywa iramvana mu bagabo, imvana inzoga mu gacuma nayo ikakuvana mu bagabo. N'insinda natandi gukubita umugore, n'insinda abo twari turi kumwe batazinywa barahita bansiga mu iterambere kuko buriya nta muntu wanywa inzoga gutekereza neza ntibazakubeshe ko byagenda kose nubwo waba warubatswe ibikorwa runaka bitatuma usubira inyuma, ariko ntekereza ko byinshi wongera kubigarura ahubwonko kubitekereza ariko wamaje gusinduka nk'ejo zakuvuyemo ariko ko bikose wasinze utanyoye aba yamucitse yagiye. Inzoga rero baziva ikindi muri n'umukobanye inzoga wazinyweye nizo nzoga nico kintu cya mbere kikwereka inzira yo kwimanukira kwa shitani. Ntabwo ubugitinya gutereta umukobwa, ubu gitinya guca inyuma uwo mwashakanye. Inzoga ni mbi ariko abazinywa ntitubaciriye urubanza bagasome gusa icyiza basome gake katatuma batekereza nabi. Ariko muze nabonye ku mbuga nkoranyambaga ubwo ni naho dusoreje, nabonye Mitsutsu yarabuze umuvandimwe, reka tumwifurize gukomera. Uriya mwana yahuye n'ibibazo arwaza uburwayi bw'amayobera aho byabaye ikibazo gikomeye, ubushakashatsi ab'ingenzi barahageze babwigiye, buri wese ntekereza ko yakozeho uko abitekereza cyangwa yabyize, ariko ni uburwayi bwagoranye kumenya ngo indwara bayivura bate, bayikurikirana bate. Yewe ntekereza ko banakomanze no hanze, buriya ntabwo bicaye gusa hose, ariko gusa ijya yemera ko byose bitugeraho, nta kiba ku muntu Imana itakizi, hari impamvu byabaye amayoberane kandi gusa kiriho cyo Imana imwakire mu bayo
kandi ikomeze mu mitima n'abasigaye, natwe turabasengera kandi turakomeza kubihanganisha. Wakoze cyane muze kwitabira ubutumire bwacu ariko no kuduha ikaze. Kuri iyi televiziyo yacu rero tugira agace gatoya k'umunota cyangwa amasegonda. Iyi shano yitwa Impamba Nyayo. Yego. Nuvuga ngo buri muntu wese twakiye agira impamba agenera abadukurikiye muri icyo kiganiro. Akabagenera impamba baragenderaho muri iyo minsi kugira ngo bashe kubaho mu buzima bwiza cyangwa babeho neza. Yego. Impamba yawe kuri uyu munsi ni iyi? Impamba yanje rero ni ukubabwira bose kuva mu isi nayo ikakuvamo, niyo nzira yonyine yo kugana ubwami bw'ijuru. Wirirwe mwa. Mwakoze cyane.